nk'abantu basesengura uraza kumva miki n'abandika comment batubwire uraza kumva miki aha hantu ndumvamo uzavuze ko hari abantu bakobwa babiri bari bashorewe n'Imana ikaba ibataye yego anavuze ko hari abandi Imana igiye gukorana nabo none hari abandi bakobwa babiri nanone bazanywe na Rugaju rigani Imana ivuye kuri babiri bari kumwe na Murindahabe ubigiye kuri kubahe ku bandi babiri bazanywe nande na Rugaju aha hantu Rugaju na Murindahabe ntabwo baba barimo guhangana ikintu nge ndimo kumva Rugaju ntabwo ashaka guhangana na Murindahabe ngo asenye agatute ka Vestina na Dorcas tayari none niba atari ibyo nanone ko bigoye ese nzi neza ko Rugaju ni inshuti ya Murindahabe ndetse magana yego ni inshuti ibi bintu niba aba bantu ari inshuti Rugaju atarwanya Murindahabe nta gakino baba bafitemo urabizi yuko niyo ushaka gusezerera umukozi mu rugo ubanza kuzana undi sibyo uramuzana agera mu rugo wa wundi muramubeshya ngo ni mwene wanyu waje kubasura ni mwene wacu waje kubasura akakana mube mugumana none kakajya kiga uko ateka umureti ateka ifiriti uko yoza ibyombo tayari nk'ibyumweru bitatu byashira cyangwa ukwezi yamaze kubifata none wa wundi wari usanzwe aho turagushimiye ugiye gusura iwanyu turabona tudafite ubushobozi cyangwa se ku mpamvu izi n'izi tuzongera tugutumeho twabanye neza ukamushashura akagenda uko none ntabwo Murindahabe yaba agiye gukora divorce na Vestina na Dorcas Rugaju akaba ari umukomisiyoneri nawe umaze igihe ahiga bari abana utagira ngo n'abana boroheje bafite impano oya si n'Imana uriya Germaine arimo kwiga medicine ageze mu mwaka wa 4 urumva no umudogiteri ageze mu mwaka wa 4 abura umwaka umwe ngo arangize abe dogiteri ari kwiga uriya mutoya nawe ari kwiga ibintu bijyanye ngira ngo n'ubuvanganzo ndimi n'ubuvanganzo urumva bari urumva ni umudirectrice ni umuyobozi none tukibaza ahantu nta kantu karimo ngo hari abari bukiye ku buhanuzi bwa Solange nge simvuze ko atari Imana yamutumye Solange ariko nanone niba ibintu kuri tere ariko bimeze harimo akantu nta pena irimo reka twisubirire kwa Vestina ibaze ngo Vestina ni gute ngewe ntabwo namubonye kwa Beni na Chance yari ahari ko sinanagiyeyo ntabwo nabonye n'amashusho sinabonye n'amafoto cyo kora yari ahari bavuga yuko Vestina atwite ariyo mpamvu yasigayeyo kuri izo mpamvu ze bwite kugira ngo wenda azanabyarireyo ibindi biravugwa n'ibiki ariko ejo bundi Vestina twamubonye yishimye hano mu Rwanda mu buryo butunguranye mu gitaramo ameze neza Vestina yarabyibushye Vestina arimo gusirimba Vestina araseka yari kumwe na manager we Irene Murindahabi na murumuna we Ishimwe Dorcas rero ndagira ngo uriya rero urabavanga uriya Ishimwe ni Vestina Ishimwe Vestina gayo goko bariya rero kubarasa Dorcas ni kandi gayo ngoko Kamikazi Dorcas na Vestina Ishimwe ubari bari kumwe rwose bari bishimye banezerewe Pasiteri ndagira ngo bano bana n'abana bakuriye navuga nk'iwabo harani nko mu gitangi ariko baza kugira sinzi ukuntu navuga nk'amahitamo yo kuza i Kigali kugira ngo bagure umurimo w'Imana baza kugiramo ibibazo byagiye bitandukanye byinshi ariko nkagaruka kuri bano bana urukundo rwabo n'umuziki rwacendereye rwabuze rurimo kubura tukabona aba bana uburyo badufashaga birimo biragenda bibura ibi bintu biraherera he biracura iki ibi bintu byishe mike ngira ngo
Vestina na Dorcas ni abakobwa babaramyi bakunzwe mu Rwanda, muri Afurika no hanze y'u Rwanda, kandi ntabwo hakunzwe amasura yabo, ahubwo buriya hakunzwe ibintu bibiri. yego, hakunzwe impano Imana yabahaye, noneho inavanze n'ubuzima bwabo bwite, uko bateye, uko basa, iyo ubihuje n'ibibavamo, yego, bita bituma bese bigarurira imitima ya benshi. Nicyo ngicyo cyatumye abo bana bakundwa ku buryo binagoye ko bashobora gupfa kubura abantu babafana uko byaba bimeze kose. Ariko hariho ikintu ugarutseho, uravuga ngo Vestina yaraje. Vestina waramubonye? yari ari mu gitaramo ejo bundi cyo muri Bekare na cyarimbyemo babana b'abakobwa ngo umwe niba yitwa Germaine undi akitwa ngo iki, bari bahari. ubwo bari abakobwa buriya nibo barimo gukompeta, barashaka kwicara mu byicaro bya Dorcas na Vestina. ntago bizabora. Urabona ko batangiranye n'uwitwa Bigani Rugaju, yego, umunyamakuru wo mu mikino, niwe uri kubazana kwa Murinda Habirene, barimo kubatereta kugira ngo barebe ko basimbura Vestina na Dorcas, kuko Vestina na Dorcas ababikurikiranira hafi, ariko si twebwe, ababikurikiranira hafi, harimo n'abahanuzi. Ndabizi ko Solange n'umuhanuzi uyu munsi uri guhitinga, yavuze ko Imana yamutumye ku bakobwa babiri babaramyi bo muri gospel, ngo ababwire ko Imana yatandukanye nabo kubera ko bagize ubwibone n'ibi ni ABCD. Bajye kuri Solange Diditi barumva ubwo butumwa. Urumva rero ko ngo ahubwo ngo Imana ngo umwuka wari ubariho iwushyize ku bandi bakobwa babiri. Urumva iyi ni nuza sibyo? Reka turebe, yego, reka twicare rebe, kandi ngewe ndagira ngo mbahe amakuru namwe muyatekereze, sibyo kuvuga ngo y'ukuri, ahubwo namwe kuko oya ni ibyo tugiye gusesengura. nge nk'umusesengura, yego, murabizi yuko hari umukobwa witwa Vestina na Dorcas, yego, bakaba bari kumwe n'uwitwa Murinda Habirene muri MIE, yego, noneho hadutse umukobwa witwa Germaine na murumuna we Alice. Nabo baje muri gospel, bazanywe n'uwitwa Rugaju Bigani, nawe kandi abazanye kwa Murinda Habirene. Urabyumva neza? yego, mo hagati aho ngaho hadutse umuhanuzi. yego, umuhanuzi aravuze ati Imana yakoze divorce hagati y'abakobwa babiri baririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza. Ati impamvu Imana yakoze divorce nabo igatandukana nabo, nuko aba bakobwa Imana bakuye hasi, bakura kure, irangije kubakura kure baribagiwe, bivanga n'andi mahanga, barangije baradefiriza, baranasuka. Ubwo duhita twumva ko abakobwa bavuye muri ADPR kuko no badasuka, barasuka, barangije gusuka bibagirwa Imana yabakuye ku cyafu. None niyo mpamvu Imana yantumye ngo itandukanye nabo, ntabwo bazongera kuririmba ariyo barakorera. Nimujya mubona baririmba bazaba biririmbira ku giti cyabo, ntabwo bakiri abaririmbyi b'Imana. Arangije aravuga atari kubera ko Imana itahomba, ntabwo Imana yahomba. Imana ihagurukije abandi bakobwa babiri, ngo twebwe nk'abantu twebwe tutari mu mwuka leta twitegereza abo bakobwa ihagurukije abandi bakobwa. Abo ngabo niba Imana igiye gushyiraho wa mwuka wari uri kuri ba bandi babiri, noneho abo ngabo Imana ihagurukije bazakora mu cyimbo cya ba bandi babiri, aho hantu mo hagati ya Dorcas na Vestina. Niba Vestina yari ahari, yageze mu Rwanda, abantu batubwira umuntu w'umusitari nka Vestina ni gute aza mu Rwanda? Ese itangazamakuru ryo mu Rwanda rishobora kuba ryarateye Vestina umutima ku buryo yahabutse, ntabwo cyane bo mu Rwanda ngiye kubima amakuru akaza, wenda akaba yaraje n'amaguru cyangwa se yaje n'indege, ariko mu buryo bw'ibanga, bakaba ari kumwe na, ariko Idirisa we ntabwo ari mu Rwanda.
ntago amakuru nyafiteho kuko none se ko byavugwaga ko Vestina yagumye muri Canada ngo abanza byara kandi abantu bavuga ko bashobora kuba baramubonye i Kigali ko bavuga ko bamubonye ntanda afite kereka niba yarabyaye cyangwa se bikaba byari ibihuha ntabwo arabyara byarase n'ibimenyekana ubwo byari ibihuha rero ubwo oya cyangwa Vestina ubwinda yavuye kuko erega byaravuzwe biranagaragara kandi no muri Canada abyina wabonaga ko Vestina rwose ubuzima bwe n'urugendo rwe uburyo wabonaga nanirwa hari ibintu bibiri twakeka hari ibimenyetso bigaragara niba atari sereri yategwaga n'urushako kuko urabizi ko Vestina agishaka nyuma y'amezi make cyane 3 yaje ku ishusho media ubona atameze neza anatuka muri umuna we niwe cyugashaka ukiri mutoya tuzaserera urabizi yuko ajya no kujya muri Canada yarabanje aravuga ati hari ibintu nshaka kubanza gutangaza muri ndaha baramwinginga ati ihangane were kubivuga uzabivuge tuvuye muri Canada urabizi ko bari muri Canada yahise apostinga amagambo akomeye ku mugabo tutarasubiramo poste mu kanya gato bahita bayitsiba ibyo bintu byose wenda byari byuzuye Vestina mu mutwe bishobora kuba aribyo byamuteye ikizungera wamubonanaga ukabona adateka noneho abahanga mu gupima bakavuga batubundi umuntu uteye kuriya ufite ibibazo nka biriya akimara gushaka byashoboka ko ari urusoro ruba rwagize gute rwasobanye so ariko bitabaye ibyo ubwo nge nakeka ko Vestina inda niba koko yaragaragaye mu Rwanda yego yaje mu muri PK Arena adatwite kandi ubundi yakwiye kuba afite inda niba adatwite akaba atarabyaye ubwo Vestina ntiyigeze asama cyangwa se inda yagize gute yavuye aho niho tutaramenya neza nanone kandi ubwo ibyo twahita tuninjira tukavuga tuti ashobora kuba yaragumye muri Canada kubera ubuzima wenda yabonaga butameze neza akavuga ati reka ngo umwana wari ubuvuzi wenda bisumbuye yego none ndebe yuko nagira gute nabyara wenda ninda zinanirana wenda bikazanangira no muri Canada ntabwo ari Imana sinabareka babaye abantu no mu mavuriro yaho habazamura ubwe bisobanuye ko abantu bapfa bikarangira byanze indikavamo ikamucika ariko byarabaye kwihangana ibyo byarabayeho no kwihangana yaba ari ukwihangana kuko ubuzima niko burakomeza ntabwo ari we wa mbere byaba bibayeho kandi sinawe wa nyuma ishimwe hari ibiherutse kumuvugwaho bitari byiza ariko wumva koko niba Dorcas Kamikazi Dorcas hari ibiherutse kumuvugwaho bitari byiza bivuga ko umwana w'umukobwa ngo agenda mu nzira atembagara ngo yasinze ariko nta n'utuvideo twigeze tubona cyangwa se amafoto agaragaza umwana w'umukobwa yasomye ku nzoga cyangwa se yasinze twagiye tubyumva gutyo biriya bintu nk'umusesenguzi byaba ntacyo bihatse kunywa inzoga ntabwo ari igitangaza no kutazinywa ntabwo ari ahubwo kutazinywa ni uburenganzira bwe icyo tuzi nuko bari abana bavukiye mu muryango wa Gikristo yego kandi ubwo Bukristo simvuze ko abakristo bose batanywa inzoga ahubwo yavukiye mu muryango wa Gikristo bafite ubukristo butanywa inzoga abadeperi ntibanywa inzoga yego bakurira mu itorero rya deperi ntabwo baba bazwi banywa inzoga oya nta nubwo byari binemewe kuba rero nta mafoto cyangwa video twabonye ibyo ni ibihuha nta n'umuntu wabihagazeho ubivuga akaba ari ibivugwa ngiye ndumva ko aba ari ukumusebya no kumusebya no gusebya abantu benshi banabyibutse batanywa inzoga cyane ampulisi nk'abakobwa ntago bakunda binarangira niyo bavuye no muri ayo madini barasuka bagakora ibindi ariko ntago bakunda kwijandika bose batazinyoye cyo kuvuga ko Dorcas rero anywa inzoga cyo dushyizeho umucyo rwose yewe oya ntago twashyiraho umucyo ko nitubana nawe ariko ubwazwa atanywa inzoga wakizanya akaba atarigeze azana ibimenyetso bigaragara twavuga ko ibyo ari ibihuha gufata nka Dorcas utanywa rwose kugeza ubwo tuzamubona arazima wenda yasinze cyangwa se yivugira ati ngenda kanywa wenda nibwo wavuga ko iyo yaba atanasinze biragoye ko Dorcas yanywera inzoga ahantu muri uru Rwanda bifoto itafata kuko ni icyamamare muri uru Rwanda aho yayinywera hose foto yafata
turabashimiye rero, tubaha amakuru meza kandi amakuru yo kugira ngo twese tugende twumva neza ubu buzima bwacu tubayeho bwa buri munsi uko biba bimeze. Bano bana b'abakobwa turabakunda cyane, ndetse pasiteri arabakunda, ndabakunda, namwe murabakunda. Tuba tugira ngo mumenye neza ukuntu ibintu bimeze, nimugumeze mubaza bimeze bite. Nk'ubu umuntu wumvishe iki kiganiro nizere kanyuzwe. Sawa, naho ubutaha mu bindi biganiro tugenda tubagezaho. Ciao ciao.